Urakoze cyane kuba kuri Tumenye TV, urakoze gukanda subscribe. Tugiye gusobanukirwa ni gute wabasha gukorana na Dynace Global. Aka kanya ni gute watangira gukora. Ikitugenza muri Dynace Global ni ukwigurira product z'akataraboneka, Dynace Rosetta ndetse n'izindi zigabanya umubyibuho, Dynace Rosetta igira uruhare mu kuvura diabete, hypertension ndetse n'izindi ndwara zari zarananiranye. Nge muri kumwe ni Meta Coach Jerome kuri Tumenye TV, ndetse ndi kumwe n'umutumirwa Isaac. Twihuse reka Isaac agusobanurira ubashe gusobanukirwa ni gute watangira muri Dynace Global wigura product ugakora na business maze bikaguha inyungu nyinshi mu gihe uri gukora part time, igihe ufite akandi kazi, ndetse n'igihe waba iyi business yikoze nka professionnel wabihinduye akazi ikabasha kuguha inyungu nyinshi. Meta Coach Jerome, reka ngutumurire Isaac akugezeho buri kimwe. Kumpera ndagaruka maze dufate umwanzuro utangire Dynace, ubuzima buhinduke, ubuzima bwawe buhinduke. Karibu Isaac. Serika nihutse mu minota mike cyane nsigaranye mbashe ko nagusobanurira uburyo ushobora kubatangira gukorana n'iki kigo cya Dynace Global, ubundi ukaba wakwinjiza amafaranga ndetse atari make. Uburyo bwa mbere uburyo bita platinum, aho utangirana ni 1,500,000 ugahabwa product 20 ndetse na system yawe yo kwinjizamo. Uburyo bwa kabiri n'uburyo bita elite, aho utangira ni 800 ugahabwa product 12 ndetse na system yo kuba kwinjirizamo. Ubundi buryo n'uburyo bita premium, aho utangira ni 250 ugahabwa product 3 ndetse na system account imwe ubashe kuba wakoresha kugira ngo ubashe kuba wajya winjiza, ubashe kumaintainingiramo system yawe. Waba uri wabona bayinjiye muri system yawe baturutse Uganda n'ahandi henshi cyane mu bindi bihugu byose bivuze kwaguramo business, ukaba wamanaginga system yawe cyangwa business yawe wibereye mu Rwanda. Ubundi buryo ushobora kuba watangira gukorana na Dynace Global ni uburyo bita basic. Uburyo bwa basic ni 89,900 uhabwa one product ndetse na one account system n'umuri kubasha kuba kwinjiza amafaranga. Reka twihute n'uburyo 8 ubashe kuba kwinjizaho mu gihe cyose wisemo kuba watangira gukorana na Dynace Global International Rwanda. Hangaha harimo uburyo bugiye butandukanye ngiye kuba nakwereka. Uburyo bwa mbere tuvuga watangiranye basic ni 89,900. Hangaha uhabwa system video left ndetse na right, aho nuramuka uhaye umuntu amakuru kuri sino product kwa murekomanda ino product bazaguha 9,330. aho ngaho yabo hashize Rwanda gumoso Rwanda bw'uburyo 9,330. ubundi company kongera bonus y'2,240, aho ku bantu babiri bonyine ushobora kwinjiza ibihumbi bigera muri 25,560. aho harimo buryo bwa pairing bonus n'uburyo bwa direct sponsor bonus n'uburyo bwa key in bonus, aho washize umuntu muri system. Ibi niko bizagenda ku bandi bantu babiri. Abo bantu babiri nabo wazanye nabo baramuka bahayana amakuru ku bandi bantu, abasiwe wabazanye siwe wabaheretse amakuru kuri no business. Ahanga nabwo uzinjiza, aho ngaho urabona kuzinjiza abazinjiza 9,330 nk'uko nawe wayinjize mu gihe bahaga amakuru ari babiri. Ubundi cyo company zakora no kugenda ifata wa muntu mu kuboko kw'ibumoso no mu kuboko kw'iburyo ikagenda ibahuze 9,340 gutyo kugeza mu buryo buri infinity. Premium nuko bizagenda, company nabwo izaguha system nuramuka wayo umuntu amakuru izagirwa direct sponsor bonus y'32 n'amafaranga 160. Ahangaha nuramuka uhaye nanone umuntu amakuru b'abantu babiri wahaye amakuru nabo niba hundi umuntu amakuru 23,400 uzagikomeza kugenda winjiza atari we wabashije kuba waha aba bantu amakuru. Company zigibatwa no mu bwoko umunsi mu bwoko buryo bahuze iguhe aya mafaranga. Tuze kuri elite nabwo niko bizagenda, uzazanya ni 800 wabwa system yawe uzagize winjiza 149 amafaranga 730 kuri buri muntu wese winjiye muri system yawe ya mu bwoko bw'umunsi cyangwa mu bwoko bw'iburyo. Ikindi uzabona ni ya pairing bonus y'12,320. ubundi company kizakora baba nabo nibaha abandi bantu makuru izajya bafata bahuze nabo mu kaboko k'ibumoso iguhe 112 n'amafaranga 320. Ibi ni amafaranga uzagikomeza kuba kwinjiza igihe cyose uko timu yawe izagenda yaguka, bitavuze ngo ni wowe wahaye umuntu amakuru. Ibi ngibi tugere kuri platinum aho utangira na 1,500,000 nabwo left and right na system uzahabwa, aho uzajya winjiza direct sponsor bonus y'280 ndetse ugahabwa ya matching bonus yuko abantu babiri wabashyize muri system y'182 n'amafaranga 200 ku bantu babiri
babiri bonyine bahaye amakuru ufite platinum nabo bagatanya na platinum ushobora kuba wakwinjiza 800 n'amafaranga 800 hari mu yakini bonus ndetse na bwa buryo bundi. Ahangaha nabwo company zakomeza kugenda iguhemba ifata uwo mugoko kumoso n'umugoko kw'iburyo iguha amafaranga angana n'ibihumbi 187 n'amafaranga 200 nubwo atari wowe wabahaye amakuru. Ibi bizakomeza by'ubuziraherezo. Tuvuge iyo utangiranye package isa nka hari nini nabwo uzinjiza amafaranga menshi. Cyangwa kubona mu buryo bwa sponsor bonus ugenda winjiza amafaranga atandukanye bitewe na platinum cyangwa se package waba waratangiranye nayo. Urugero rero ndivuga hano platinum watangiranye nayo urabona ko uzinjiza amafaranga menshi ugereranyije n'ibindi byabanje, nkaho muri platinum uzinjiza 12 n'amafaranga 40, premium ni 42 n'amafaranga 120, elite ni 138 n'amafaranga 480, platinum ni 280 ndetse n'amafaranga 800. Twihute cyane turebe kuri income simulation. Ese uramutse ushaka noneho gukorera amafaranga, uramutse ufite kandi kazi ukora cyangwa se uri busy ufite ibindi bintu ukora, iyi business wayikora bigakunda byakunda ndetse cyane kuko hangaha n'urugero bakwereka uramutse usanganya basic 189 n'amafaranga 900 Rwanda rwose n'uruhande rw'uryo bikagutwara kwezi kugira ngo ugize ubona abantu babiri uhasha kuba waha amakuru. Hanga urabyibonera neza byinzu uzaha abantu makuru uzabona 340 mu kwezi kwa mbere babantu babiri tubafashe kugira ngo nabo ugize baha amakuru abandi bantu babiri mu kwezi kwa kabiri nabwo bidutwara ukwezi kuko uri busy ntabwo wari ngwashe kubaha amakuru abantu benshi. Kwezi kwa kabiri uzinjiza 12 n'amafaranga 880, ukwezi kwa gatatu uzinjiza 22 n'amafaranga 930 kuko bandi babiri bahaye amakuru abandi bantu bakaba abantu bane mu ruhande rw'umaso n'uruhande rw'iburyo. Ku kwezi kwa kane nabwo nuko bizagenda umwaka uzaje kurangira winjiza miliyoni 2559 n'amafaranga 40. Ibi ngibi n'ikindi kariyeri nimwe ushobora kuwakora ubundi watangije 189 n'amafaranga 900 ubashe kuba wakwinjiza miliyoni 25 n'ibihumbi 559 n'amafaranga 40. Ariko ibi byashoboka muri network marketing aho ukoresha imbaraga z'abandi ubundi kuba wakoresha wakorera amafaranga. Wibuka ko wahaye amakuru abantu babiri gusa, abandi bose nabo bagiye batangira na basic nk'iyo watangiranye. Reka tube twakomeza nkwereke kuri premium. Angana igihe watangiranye na miliyoni 250 ugaha amakuru abantu babiri nabwo uzinjiza ya matching bonus cyangwa twakwita nka playing bonus y'ibihumbi 23 n'amafaranga 400. Ibi bizakomeza umwaka uzaje kurangira nabwo ufite left na right abantu 2048 bizakufasha kwa kwinjiza miliyoni 95 tuze turebe kuri elite. Anga umwaka ushobora kurangira ufite miliyoni 431 ndetse n'209,600 aribyo bizakomeza kuri platinum ho bikaba gahebuzo aho uzinjiza miliyoni 736 n'amafaranga ibihumbi 771 n'amafaranga 200. Aya n'amafaranga ushobora kuba kwinjiza mu gihe cyose watangiye no business. Genda tuvuge ko utinjiza 733 yenda winjiza miliyoni 500. Ibi ngibi nta kaye ushobora kwabikora ukawabikora mu mwaka umwe mu gihe wafashije abantu babiri gusa kaba ariwo uwasha kuba waha amakuru. Aya n'amafaranga ushobora kuba wakwinjiza muri ino business. Hari ubundi buryo bwinshi byo butandukanye winjiza nka bwa leadership ranks aho uhabwa bonus mu gihe cyose wafashije umuntu kuba yatangira ubundi ukabafasha kugira ngo ubashe kubakorera amafaranga. Mu gihe ukorera miliyoni 3,760 muri no business uhabwa gahimbaza musiki ibihumbi 188. Ibyo bikazakomeza kuri izi ranka zose kugeza kuri icon aho uzakorera miliyoni 1,250 ukaba wahabwa miliyoni 16 n'agahimbaza musiki. Hagati uri kubona izindi ranka zigiye zirimo aya n'amafaranga ushobora kuwagenda uhabwa n'agahimbaza musiki mu gihe cyari cyose wabashije kuwakwinjiza amafaranga muri ino company. Kindi nakubwira nuko ushobora gutangira na package imwe ukagenda uzamuka wishyuye difference irimo na package wari ufite bitagusabye kuba kwishyura amafaranga yose ya package. Ubundi buryo n'uburyo bita binary matching bonus. Anga naho company zagifata 55% by'abantu bafashije kuba watangira business ubundi kayaguha buri kwezi bitewe n'amafaranga bakoreye muri buriya buryo bwa pairing bonus. Ubundi ukaba wayahabwa buri kwezi. Ubundi buryo n'uburyo bita level bonus. Anga uzajya ubiyamirwa bitewe na rank uriho. Company zagiguha 60% bya buri product zongeye kuba zagurwa muri company mu gihe wa muntu yatangiye bashe kuba yakongera akazagura product muri company. Aya na amafaranga uzajya uhabwa nabwo buri kwezi bitewe na rank umaze kuhageraho muri business. Ikintu nakubwira cyo hano muri Dynace Global kubikuza amafaranga n'uburyo bworoshye kuko ushaka kubikuza kuri mobile money yawe aho uwohereza amafaranga kuri company yo muri system yawe cyangwa se twakwita nka data tracking center ni DTC yawe. Ubundi ukohereza kuri company yo muri system bikaba yakohereza kuri mobile money. Ubundi buryo nuko akorana na company ya Ecobank ndetse na Equity Bank wabikuza amafaranga yawe. Ubundi buryo nuko ushobora kwayohereza undi muntu nawe ufite system yiwe ukaba yamworeza akayaguha mu ntoki mu gihe cyo. Isaac arakoze cyane kugusobanurira no kukugezaho imikorere n'uburyo watangira
bizinesi. Ese hari aho wagize ikibazo? Egera uwaguhaye iyi video agufashe gusobanukirwa neza, agufashe no gutangira bizinesi, maze ubashe gusevinga ahazaza ukorana na Dynace Global, ukorera amafaranga menshi kandi cyane. In Dynace Global we deal with confidence. Nge nari Meta Coach Jerome. Ugize ikibazo watwandikira muri komenti, waduhamagara maze tukagufasha gutangira bizinesi vuba vuba, nawe ukabasha kwiteza imbere, ukabasha guteza abawe imbere, ukabasha kwigurira product ndetse ukabasha kugera kuri byinshi. Reka duhure ubutaha, kora subscribe, ibiganiro bijye bikugeraho umunsi ku wundi, ubashe gusobanukirwa n'uburyo bw'imikorere ya Dynace Global. Let's we deal with confidence. See you next. Joining us tonight from Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia. Please welcome a winner in the 2024 Asia Pacific Stevie Awards, Dynamic Ace Global. Dynamic Ace Global won a Bronze Stevie Award. Founded in 2023, Dynamic Ace Global is a direct selling enterprise committed to bringing health and happiness to everyone by providing quality health products worldwide. First, I would like to thank the organizer, Stevie Award.